Mama ko wihishe none yagutenda ukiri umwana ine nki muto atagenda hanze ntabwo wari ufite imyaka y'ubukure wari ufite imyaka ingahe mfite imyaka 15 yambi bite witwa nde Mika Mika wiga mu wakangahe mu kabiri ubaye wakangahe se Mika nabaye wa mbere ubaye wa mbere mu wa kabiri ubaye wa mbere ewe Mika naza kuguhemba wewe ngufitiye igihembo rwose umumama Prenua umumama Prenua ayo nshyizeho ngo hariho n'igihembo cy'umwana wawe wa mbere dore application yaciye ibintu mu guhuza abakunzi ku isi hose guhera muri 2022 nta yindi ni single connect ya muri Apple Store injiramo neza cyane reba hasi kuri search ubundi ukandeho aho ngaho uzamuka hejuru muri search wandikemo singles connect aho ngaho numara kwandikamo singles connect angane kuri Apple Store baraza kwita baguha ikintu cyitwa singles connect application urangiza downloading and then kubera ko ukoresha iPhone aho ngaho baraza gusaba gushyiramo Face ID ukande kabiri hari double click kuri installation ubundi ushyiramo Face ID yaba checking ukwemera ku downloading nta mafaranga bisaba nta n'ikindi kintu bisaba reka tushyiremo application yacu urabibona neza ko application yanjye irimo kujya muri telefone yanjye hano ngiye kwibonera umukunzi kuva ku isi hose hirya no hino imaze kujya muri rayifungura ubundi kuzuza ibisabwa imyirondoro yawe n'ibyo ukunda application imaze kugera muri telefone yanjye rero nawe ushaka kuyidownload ubundi kubonera umukunzi kuva ku isi hose na singles connect kuva kuri hejuru y'imyaka 18 call me the dope boy sent by God DJ Didman Dope D hano ndi kumwe na beautiful ladies umama bitis sawa meze neza bamwita Doxa numwe mu content creator bameze neza cyane ahangaha rero turi ni ku Gisozi rero reka ngusaba ko subscribe niba utarayikora ndetse niba wamaze kuyikora Allah subhanahu wa ta'ala duhane umugisha wo meze neza wo utameze neza Allah subhanahu wa ta'ala Yesu baraza kuba bakureba ariko nawe umeze neza rero utameze neza uburyo wabagira neza cyane Doxa ahangaha twaje ku Gisozi kugira ngo twegere abandi bamama barimo gukora biteza imbere ndetse tunaganire bigiye bitandukanye ese biba byaragenze gute kugira ngo umuntu abyuke aze atere nyine ibintu ahantu avuga ati nzajya nkorera ahangaha nshaka umugati abana bajye ku ishuri ibintu byinshi bitandukanye okay ahangaha turi rero ni ku Gisozi nahitwa ku Kinamba reka twegere bamwe mu bamama tubereke n'uburyo barimo bacuruza kugira ngo ubuzima bukomeze cyane ahangaha pazahereye kubya kundi ntago wananuka niwe umeze neza meze neza witwa nde twa Maria Nyirajyambere Maria Nyirajyambere Maria yes uri umujyambe Nyirajyambere ndi umujyambere nyine uri umujyambere nyine uri mukora kugira ngo utere imbere byose so Nyirajyambere tugusanze ahangaha urimo gucuruza hari ibigori hari inanasi hari amavoka imyembe hewandi ikigori nangazi iwe na 25 25 yonyine yego umuntu ari sawa nabyo ni byiza cyane koroshye nakahe koroshye ni nkaka nkaka akangaka koroshye nsigira agasenda akangaka koroshye nsigira agasenda akangaka koroshye nkagagusigira agasenda samwe ngo nakangaka naka kambere akaniko koroshye cyane kaniko keza karakomeho gake nta kibazo kabari ko gusigira nsigira ko ngako nsigira agasenda none se mama ubu ngubu ibintu nyine bijyanye n'ibigori wunguka gute biba bimeze bite kugira ngo nyine ube warahagurutse uvuge ngo ngiye gushyira hari ibigori ngiye ncuruza wenda ucuruza n'ibindi bintu bitandukanye uraza kubitubwiraho uba nyine warafashe gute ikindi cyemezo kuko hari abamama benshi bicaye mu rugo cyangwa bumva ko bidashoboka sibyo ugiye kutubwira ibanga nyine wakoresheje cyangwa kugira ngo ubyuke uvuge ngo nje muri aka kazi kandi kagomba kumfasha kagafasha abana banjye kagafasha umuryango wanjye simbizi nimba ufite abana ubwo nabyo uraza kubitubwira utubwire ibanga n'ukuntu nyine mu mutima wawe wumva ukomeye kugira ngo utekereze kino kintu cyatumye nkora bino bintu ko bantenda ndi umwana ubona ko nta kuntu najya ngabura umwana ababyeyi bakuze nibo bangiye inama mbwa ati
curuza utu n'utu genda ushake ikintu ukora. tuzakiguha 500 ugaburira umwana ubu se urye. nk'umumama wicaye urumva uri ahantu ukitinya ukuntu yumva ko bidashoboka, ni nk'ikihe gishoro yafata kugira ngo atangire aza akora ibintu nk'ibi? Kuko nanjye ndi umumama sibyo, ariko numva ko bidashoboka ko wenda nanjye nava mu rugo nkaza nkicara hano nkakora, kandi ni ibintu byiza kubyuka ukaza gushaka amafaranga gutya. Nyine ngira nk'inama noneho ngiye turi kumwe, umbwire wenda ni ikihe gishoro wenda runaka, wenda ni amafaranga angahe ngomba kuba mfite amafaranga menshi kugira ngo wenda nze gukora bino bintu? Ubonye umujyanama yakugira inama akavuga ati tuzatubyukana tujyane tugende turangura ibi ngweke nuko tubirangura ubundi tuze dutereke dutegeze abakiriya. Ubu se wambera nk'umujyanama? Ubu nshatse ko umbera umujyanama nkabyuka nkaza nkavuga ndaje umfashe kugira ngo unyigishe bino bintu, wabyemera? Okay, nzaza murebe. Yes. Okay, azaza hano akoze ntago uza kugihindura se kugira ngo nze ko karya kameze neza, yakoze amenyo yanjye ni pirate. Amenyo yanjye ashobora kuza guhunguka. So umumama, hari n'abandi bamama bagize igitekerezo cyo kuba bakoresha bajya baganiza abamama bakora kugira ngo biteze imbere, ariko ntago babarizwa muri kino gihugu. Niwe muntu wa mbere tugize amahirwe yo kuba twakoresha. Babita ni abamama babiri bishyize hamwe kuganira kujyanye na business, witwa umumamapreneur. Iryo jambo waryumvise? Nitwa umumapreneur. Oya, abo bantu abunga ni abamama babiri ariko bitwa umumamapreneur. Ni babiri bari hanze ntago basha kuba nyine bari hanze, ariko nyine barenda kuza mu Rwanda. Niwe muntu wa mbere tukoresheje. Ushobora no kuzagira amahirwe yo guhura nabo kubera ko wowe aho tugusanze twebwe turahabona. Ndashaka kunsubiremo ijambo umumamapreneur. 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 Umumamapreneur bishatse kuvuga ngo umumama ukora cyangwa umumama wihangiye umurimo, umumama umushoramari. Bakubuno nawe washoye amafaranga yawe, iyi ni imari yawe, uri muri business. Umumama preneur. Yes, umumamapreneur. Ikigori yarya ni 2.5. Gusa agasenda sikafashe. Senda kafashe. Aha, banzime hano gatara. Sibonda kirigara. Abona sigaye. Ntago yasigaramo. So watubwiye ko kugira ngo utangire kano kazi ari abamama bakugiriye inama bitewe nuko byawe ukiri mutoya. Aka kazi ukamazemo igihe kingana iki? Imyaka 3. Umwana wafite imyaka ingahe? Imyaka 6. Umwana afite imyaka 6. Mbere yuko utangira kano kazi wari ubayeho gute kugira ngo wenda kubaza bwa kino gitekerezo? Mbere yuko ntangira gucuruza nabanje gukora akazi ko mu rugo banteye inda, bana mukuru wanjye mbaye na mukuru wanjye, bangombwa ko abo twigagana mu rugo yagiye mu kazi nibo bambwiye ati shakira ikintu ukora nawe ugiyongeza izo sensa icyo gihumbi ubona amata y'umwana. Uvuga ngo wabanye na mukuru wawe imyaka igera muri 3 ndetse n'umwana wawe ntacyo ugira cyo gukora ari mukuru wawe kwita. Yego. Nyuma yaho utangiye akazi wabonye ubuzima bwawe bwarahindutse gute? Ubu ngubu ubuzima ubayemo n'umwana wawe bumeze gute? Ngiye nta kibazo mfite, ndakora bikavamo nkunguka, nahomba nkamenya ko nahombye, ariko je nkabanzunguka nta kibazo. Ubu rwose nta ribi mfite, nta kibazo mfite na kimwe. Ubu ngubu nta kibazo na gitoya we n'umwana wawe? Nta kibazo mfite njye n'umwana wanjye. Umwana wawe yatangiye kwiga? Umwana wanjye yiga mu wa 2. Mu wa 2 primaire? Ko numva ze ku myaka 6? Harya twebwe ntabwo twatangira kwiga dufite imyaka 7. Anjye yatangiye afite 4. byashoboka. Nubwo biri muri bimwe byatumye nawe unatangira gukora. Umumama mugenzi wawe turi kumwe yaje kubaza ati se ni iyihe nama wagira abantu kugira ngo nabo babe bakora, cyangwa abamama bumva ko batava mu rugo ngo bakore akazi gatuma binjiza amafaranga? Muri make hari n'abandi rero bategerezwa kugaburirwa n'abagabo babo bumva ko nta kindi kintu bakora. Iyo nama wahise umuganiriza icyatumye uza mu kazi, niyo nama wagira uwo mumama muri mu rugo utegereje kugaburirwa n'umugabo wiwe mbere yuko tugaruka ku mugabo? Iyihe nama? Umumama wagira umumama wicara mu rugo kugira ngo kugira ngo ategereze kugaburirwa n'umugabo wiwe, ari umugabo umugaburira gusa? Nyine nanjye nyine yaza nyine nufu nyine bone kwa kundi nyine
nyine nanjye ni ukugeza njyewe inama namugira nuko namubwira ati wowe hagukuze tugende kuremo ubuntu bw'ubunebwe hanakwirirwa wicaye mu rugo uze tujye tujya Nyabugogo kurangura tuzunguze tubone ko tubona yo kurya tutiriwe turya ayo dutiro dutega intoki tujye dutega intoki dutega amaboko. Okay, baguteye inda ukiba kwa mushiki wa ukiba ukora mu rugo ukora akazi ko mu rugo yego, ndetse uza kuvayo ubana na mukuru wawe, nyuma yaho ngaho ubu ngubu se uribana? umbana n'umwana wanjye. Umwana n'umwana wawe mu kazi kawe wikorera ka buri munsi ibyo waranguye n'umwana wawe mukaba mwimereye neza? Nta kibazo. Ku ruhande rw'umugabo waguteye inda, umugabo waguteye inda ubu ngubu ukimara kumubwira ko waguteye inda cyangwa ntabyo azi, uramuzi? Ndamuzi. Mbese yigeze agufasha? Mfashwa n'imiryango yiwe we yigiriye hanze ntabwo aba mu Rwanda. Aba hehe? Yaracitse aragenda ariko nyina azi ko babyaranye nta kibazo, iyo muhaye umwana we cyafite aramuha. None yaguteye inda ukiri umwana? Iyi nkiri muto atagenda hanze. Ntabwo wari ufite imyaka y'ubukure? Wari ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15. Imyaka 15? Tipe yahise acika? Yahise ajya hanze. Okay. Ubu ngubu ariko famiye y'iwabo bajya bita ku mwana, bajya bita ku mwuzukuru wabo? Bamwitaho nta kibazo rwose, umwana we wabo baramufasha ntarebe. Roxa, sinzi wamaze kumva story y'umumama turi kumwe hano, ndetse hari n'undi ariko hari umumama wari wicaye hano sinzi ahantu yagiye. Umumama wari wicaye hano ari hehe? Umumama wari wicaye hano ndamushaka. None se yatinye kamera ariko urabona Didima hari ibi bari ibintu byiza sibyo? Kubona umumama nk'uyu nguyu witeje imbere akabyuka akavuga ati niteje imbere mu buzima bubi bwose nanyuzemo sibyo, uburyo bwari bugoyemo, ariko akavuga ati ndabyutse nje gushaka amafaranga. Ni ikintu cyiza cyane kandi uzakomereza aho ngaho kugira ngo abana bawe nabo uzabahereza ubwo burera. Ahubwo ngewe ndi kwibaza ni irihe banga nyine wumva nyine muri wowe wibitseho rituma buri munsi ubyuka ukavuga ati ibyo bintu byose nta na kimwe cyancira intege ngomba kubyuka. Umwana nuwe afite n'akana keza cyane. Ubuse umwana ni mwe tushyira muri kamera. Ngwino suhuza. Yambi. Bite? Yes. Witwa nde? Mika. Inde? Mika. Mika wiga mu wa kangahe? Mu wa kabiri. Ubaye wa kangahe se Mika? Nabaye uwa mbere. Ubaye wa mbere? Uri umuhanga? Cyane. Mu wa kabiri wabaye wa mbere? Ewe Mika, ndaza kuguhemba. Wowe ngufitiye igihembo rwose. Wowe ngufitiye igihembo. Aha. So rero bari ibintu byiza kandi uzakomereza aho ngaho. Ahubwo se ucuruza ibigori byonyine? Okay. Nyamara amatunda. Urabona ko bari ibintu byiza, abamama benshi bagakwiriye gukanguka mu bwonko bakabyuka bakavuga bati tuje gushaka amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose sibyo, kandi uzakomereza aho ngaho kugira ngo abana bawe babeho neza. Njye nzaza umbere umujyanama. Okay, harya witwa? Wizeyimana Mika. Wizeyimana Mika. Mama Mika, ubwo rero ndashaka n'utuntu tw'uturonji, ntabwo ndimo kurya ikigori. Tunjyana n'utuntu tw'uturonji hariya. Amenyo yanjye ararya, ndimo ndayasuzuma. Abana muvuye ku ishuri se? Ko mwatinze gutaha? Mwatinze? Ikiro cy'amaronji nangahe? Ntabwo se ikiro nakimara minusu. Minusu ubwo ni amaronji angahe? Amaronji 5. Ubwo ngubwo ibinyomoro ikiro nangahe?
naho nacyo minusu. Ibyo nyamara ni byo mu Rwanda. Ibi ni ibinyarwanda. None shari ni bikongomani. Ibi ni ibinyarwanda byiza bigira amaraso meza. Nyamara byaba amaraso. Cyaba ari umutuku nyine. Cyaba ngo byongera amaraso. Vitamine nziza. Amatunda. Kiro ni 3 naho minusu. Sino se amatunda menshi. Ese amatunda ni menshi. Amatunda uzi icyo kuramo nyine nayo nyine n'ubundi asukura mu mubiri nk'izindi mbuto Amatunda ese zo mbuto nyine ntago ari zo nyine. Ntago ari kimwe n'ikinyomoro. Ikinyomoro urumva cyongera amaraso. Amaronji asa nkaho nayo agira mu nda, umaze nko kurya akakoza ugasanga ibiryo wariye ntabwo bikugizeho ingaruka cyane. Urumva rero amatunda rero nayo ni nk'ubwo buryo, ariko yo urumva agira na vitamine. Njye nkunda avoka. Njye nkunda avoka, njye nkera avoka nk'ebyiri. Usanga ku kigori. Ikigori cya mama Mika. Mama ko wihishe? Turi kuganira n'abamama wikihisha. Turi kuganira n'abamama wikihisha. Abaseka imbuto zisa neza. Ubwo ibyo byose nangahe? Hano mba nguze imbuto zo kugira ngo njye urumva ndebe ko naryoha. Ko naryoha kabisa. Voka ni sawa. Nizere ko ziryoshye mama Mika, kubera ko ngiye nzagaruka hano. Nakubwiye ko ari umuntu tuzazana hano. Ntabikubwiye Mika. Wabaye wa mbere. Uri umuntu w'umuhanga cyane. Eko. Uri umuntu w'umuhanga byataye. Ubwo byose nangaye ibyo ngibyo. Inusu. Byose ni 5. Bitanu biruzura. Sanze ari 5. Cyane hafi ya 5. Hafi ya 5. Arya amatunda kiro nangahe? Kiro ni 3 Ubwo 3 ubwo ni cyari 750. Ibinyomoro cya 5 750. Sibyo? 750 gushyira ku cyari 750 nangahe? Ibihumbi bingahe? Cyari mugakiraho 75. 2500. 2500. Sure. Uri ibare? Ni 2500. Ni 2500. Ugashyiraho amaronji bikaba 3. Ugashyiraho voka 3500. Akajyaho harya umuki. Mwiki? Agafanta. Akahe gafanta? Citro. Yes. Ubwo no dusitro 3. Ubwo ni 3 ni 2. Sinzi nimba yovamo. Ubwo ngubwo wa mugani si 5 se. Ese wanshakira ka envelope twakiramo. Nshakira ka envelope kiremo. Hari abana banze gutaha kandi bafite homework. Nta homework mufite? Simufite homework? Okay. So ahangaha turi ni ku Gisozi, erekana Gisozi sha winyerekana cyane ngiye abantu bari amazi. Ari ku Gisozi kugira mu Kacyi. Ahanga no turi shyiramo amaduka y'ahantu turi n'abantu turi ko. Rero nawe uranyica. Uranyangiza.
Mhm. Hano tuba tuganira n'abamama umunsi twaje guhaha. Abamama muri aho neza. Channel yacu yitwa Dopdi. Ufite telefone? Yembi kwandikireho. Akuze uze gushaka uze gusacinga ku Gisozi kwa Gakiri. Kwa Gakiri urabona. Nagihiye neza. Fasha ukiremo agahiye neza. Oya niko ikiganiro cyitwa. Twebwe yitwa DJ Didiman TV Show. Didiman TV Show. Okay. So guys, fasha gutya Roxa, fasha gutya nishyure. Fasha gutya twishyure. Ubundi tugende. Ni kuri nimero ni kuri code. Nimero. 07 8 19 6 181 Mari? Maria. Okay. Aha. Ayo nshyizeho ubwo hariho n'igihembo cy'umwana wawe wa mbere. Dope D.